Turabasuhuje kandi tubifurije kugira umunsi mwiza mwese mukunda gahunda n'ibiganiro bya Smartside. Dukunda kubagezaho ibiganiro byerekeranye no kugira amagara mazima, wita ku mirire yawe ndetse unakora ibindi byose byo kwirinda indwara kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze kumera neza. Ariko se muri rusange ni irihe banga rihatse kuba umuntu yagira ubuzima bwiza? Reka tubagezeho iki kiganiro kirambuye ku byo wakwitaho ndetse no ku by'ingenzi bishobora gutuma ugira ubuzima bwiza ushobora gukora mu buzima bwawe ukaba wizeye ko imyaka yawe yo kurama ari myinshi. Ubusanzwe nta muntu ujya wifuza kurwara. Niyo umuntu agize ingorane akarwara atanga amafaranga menshi akivuza. Indwara irakuzahaza ikakubuza kujya ku ishuri cyangwa se ku kazi cyangwa se igatuma udahahira urugo rwawe. Hari n'igihe urwara ugakenera ukwitaho cyangwa se ugatanga utwaye twose ugura imiti. Burya kwirinda biruta kwivuza niko abahanga bavuze. Icyakora hari indwara umuntu adashobora kwirinda. Nubwo bimeze bityo ariko hari ibintu wakora ntuzahazwe n'indwara cyangwa se ukazirinda burundu. Dore ibintu 5 byagufasha kugira ubuzima bwiza wateguriwe na Smartside. Icyambere ni ukugira isuku. Hari ibitaro byatanze inama igira iti bumwe mu buryo bw'ingenzi bwo kwirinda indwara cyangwa se kuzanduza abandi ni ugukaraba intoki. Bimwe mu bintu bituma umuntu yandura ibicurane ni ukwikora ku zuru cyangwa se ku maso mu gihe intoki ze ziriho virusi bitera. Uburyo bwiza bwo kubyirinda no gukaraba intoki buri gihe. Nanone kandi isuku ishobora gutuma n'indwara y'igikatu itaba icyorezo, urugero nk'umusonga n'indwara y'impiswi. Izo ndwara zihitana abana bari munsi y'imyaka 5 basaga 2 miliyoni buri mwaka. Wari uzi ko gukaraba intoki byonyine bishobora kugabanya ubwandu bw'icyorezo cya Ebola? None se ni ryari gukaraba intoki biba ari ngombwa cyane kugira ngo urinde ubuzima bwawe n'ubw'abandi? Nyuma yo kuva mu bwiherero, nyuma yo guhindurira umwana cyangwa se umuvanye mu bwiherero, mbere na nyuma yo komora igikomere, mbere na nyuma yo gukora ku murwayi, mbere yo gutegura ifunguro, kugaburana mbere yo kurya, nyuma yo kwitsamura, gukorora cyangwa kwipfuna, nyuma yo gukora ku matungo cyangwa ku myanda yayo, na nyuma yo guterura imyanda. Icyakora ntukumve ko gukaraba intoki neza ari ibintu by'umuhango gusa. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abantu benshi batajya bakaraba intoki mu gihe bavuye mu bwiherero rusange. Niyo hari abakarabye ntibakaraba neza. None se ubundi wabigenza ute ngo ukarabe intoki neza? Banza utose intoki ukoresheje amazi meza maze ushyireho isabune. Yivugutirete kugeza igihe ifuro riziye. Ibuka gutonora inzara, gukunyura ibikumwe inyuma y'ibiganza no hagati y'intoki. Komeza kwikunyura hashire nibura amasegonda 20. Iyo nyuguzo ukoresheje amazi meza, hanyuma umutsi intoki ukoresheje isume isukuye. Nubwo ibyo byose bisa n'ibyoroheje, bishobora kurinda indwara kandi bikarokora ubuzima. Ikindi cya kabiri ni ugukoresha amazi meza mu kugira ubuzima bwiza. Mu bihugu bimwe na bimwe kubonera amazi meza ahagije abagize umuryango ntibyoroshye, ariko kandi hari impamvu zishobora gutuma kubona amazi meza biba ikibazo ngorabahizi ahariho hose ku isi. Amazi ashobora kwandurira ahaturuka cyangwa ku isoko bitewe n'umwuzure, inkubi y'umuyaga, itiyo yatobotse n'ibindi. Iyo ibigega bidafite isuku cyangwa isoko ikaba yanduye, mikorobe zishobora kororokera muri ayo mazi mu buryo bworoshye. Ibyo bishobora gutera indwara zitandukanye nka kolera, macinya, tifoyide, indwara y'umwijima n'izindi. Buri mwaka ugereranyije abantu 1,700,000 bandura indwara z'impiswi bitewe no kunywa amazi mabi. Akenshi umuntu yandura indwara ya kolera iyo anyoye amazi cyangwa akarya ibyo kurya byandujwe n'imyanda y'umuntu yirwaye. None se niki wakora kugira ngo wirinde kwandura ndetse no mu gihe habayeho ibiza? Ujye ukoresha amazi meza yaba yo kunywa, koza amenyo, koza ibyombo, kuronga ibiribwa no guteka. Ujye usuzuma niba yaturutse ahantu hizewe, urugero nko mu bigo biyatunganya, cyangwa se niba amacupa arimo afite icyapa kigaragaza ko yujuje ubuziranenge. Niba ukeka ko amazi ava mu itiyo ukoresha yanduye, jya ubanza uyateke mbere yo kuyakoresha cyangwa se ushyiremo imiti yizewe. Mu gihe ushyira iyo miti mu mazi, jya ukurikiza amabwiriza yatanzwe n'abayikoze. Niba ushobora kubona ibikoresho biyungurura amazi kandi bikaba bihendutse, jya ukoresha ibyizewe. Niba nta buryo bwo gutunganya amazi buboneka, ujye ushyiramo imiti yabugenewe uvange neza, nurangiza uyatereke iminota 30 mbere yo kuyakoresha. Buri gihe ujye ubika amazi wasukuye mu bintu bifite isuku kandi bipfundikiye kugira ngo atongera kwandura. Jya uvomesha ibikoresho bisukuye. Mu gihe ugiye guterura ikivomesho kirimo amazi, jya ubanza ukaraba intoki kandi wirinde kuzikoza mu mazi yo kunywa. Ikindi cya gatatu wakora kugira ngo ugire ubuzima bwiza ni ukurya indyo yuzuye. Ntushobora kugira ubuzima bwiza utarya neza, ntabwo bishoboka. Kurya neza ni ukurya indyo yuzuye, ni ukuvuga ikungahaye ku ntungamubiri. Rya umunyu, ibiribwa birimo ibinure n'isukari biri mu rugero kandi wirinde kugwa ivutu. Ifunguro ryawe ntirikaburemo imbuto n'imboga kandi ntugahorere indyo imwe. Mu gihe ugiye kugura imigati
cyangwa se ibituruka ku binyampeke, makaroni cyangwa se umuceri, jya ubanza usome ibibigize byanditse ku bintu bipfunyitsemo kugira ngo umenye niba byaratunganyijwe mu buryo bw'umwimerere. Ibiribwa nk'ibyo biba bikungahaye ku ntungamubiri kurusha ibyatunganyirijwe mu nganda. Kugira ngo umubiri wawe ubone poroteyine, ni ngombwa kurya inyama nke kandi zidafite ibinure byinshi. Ujye urya nk'izikomoka ku biguruka. Mu gihe bigushobokera, ujye urya amafi inshuro nibura 2 mu cyumweru. Nanone mu bihugu bimwe na bimwe hashobora kuboneka imboga zikungahaye kuri poroteyine. Kurya ibintu birimo isukari nyinshi n'amavuta menshi bishobora gutuma ugira umubyibuho ukabije. Kugira ngo ubyirinde, ujye unywa amazi aho kunywa ibinyobwa biryohera. Mu gihe urangije kurya, jya urenzaho imbuto aho kurenzaho ibirimo isukari nyinshi cyane. Gabanya ibyo kurya birimo amavuta, urugero nka za sosiso, inyama, za keke, amavuta y'inka, foromaje na biswi. Aho gutekesha amavuta yongera ibinure byinshi mu mubiri, jya utekesha amavuta atuma urushaho kugira ubuzima bwiza. Umunyu w'igisoryo nawe ushobora gutuma umuvuduko w'amaraso uzamuka, bikaba byagutera uburwayi. Niba ufite icyo kibazo, ujye usuzuma amabwiriza aba yanditse ku bintu bapfunyikamo kugira ngo utarya umunyu mwinshi. Aho gukoresha umunyu, jya ukoresha izindi ndyoshya ndyo cyangwa ibindi birungo. Ni iby'ingenzi kumenya ko ibyo ugomba kurya biba bingana n'ubwoko bwabyo. Bityo rero, mu gihe wumva uhaze, jya urekera aho kurya. Nanone, jya uzirikana ko hari ibyo kurya bishobora kukwangiriza ubuzima. Ibyo kurya bidateguye neza kandi ntibibikwe neza bishobora kwangiza ubuzima. Buri mwaka umuturage 1 kuri 6 muri Amerika apfa zizi indwara ziterwa n'ibyo kurya byangiza ubuzima. Yego hari byinshi bakira bitabazahaje, ariko hari n'abicwa nabyo. None se wakora iki ngo wirinde ako kaga? Mbere yo guteka imboga zivuye ahantu hari ifumbire yo mu musarani, jya ubanza uzironge neza. Mbere yo gutegura ibyo kurya, jya ubanza ukaraba intoki, usukura ikintu ukatiraho imboga cyangwa inyama. Ibikoresho byose uri bukoreshe naho bitegurira uhasukura ukoresheje amazi ashyushye n'isabune. Kugira ngo wirinde indwara, ntugashyire ibiryo ku isahani cyangwa se ku kindi kintu cyagiyeho amagi mabisi, inyama mbisi cyangwa amafi utaragisukura. Ujye uteka ibyo kurya bishye neza, hanyuma ibishobora kwangirika byose uhita ubibika muri firigo mu gihe utifuza guhita ubirya. Niba ufite ibiribwa bishobora kwangirika, ujye ubibika neza bitarangirika. Ikindi kintu ugomba gukora mu buzima bwawe kugira ngo ubeho igihe kirekire ni siporo. Imyaka waba ufite yose ukeneye gukora imyitozo ngororamubiri ihoraho kugira ngo ukomeze kumererwa neza. Muri iki gihe abantu benshi ntibagikora siporo ihagije. Kuki siporo ari ingenzi? Dore akamaro kayo: igufasha gusinzira neza, ituma unyeganyega ntugume hamwe, ikomeza imitsi n'amagufa, ikurinda umubyibuho ukabije, ikurinda indwara yo kwiheba kandi ikurinda gupfa imburagihe. Dore kandi ingaruka ziterwa no kudakora siporo zirimo nk'izi zo kurwara umutima, kurwara diabete yo mu bwoko bwa 2, umuvuduko w'amaraso ukabije, kugira ibinure byinshi mu mubiri, kurwara indwara ifata imitsi yo mu bwonko n'izindi. Umuntu ahitamo siporo akurikije imyaka afite cyangwa se uko ubuzima bwe bumeze. Byaba byiza rero ubanje kugisha inama muganga mbere yo gutangira gukora siporo iyo ari yo yose. Hari abantu batandukanye batanze inama zigaragaza ko abana, abangavu n'ingembe bagombye nibura gukora siporo mu gihe cy'isaha imwe buri munsi, yaba ikomeye cyangwa iringaniye. Abantu bakuru bo bagombye kumara amasaha 2 n'igice bakora siporo iringaniye, cyangwa se bakamara iminota 75 bakora siporo ikomeye mu gihe cy'icyumweru kimwe. Ujye uhitamo siporo igushimishije. Ushobora guhitamo gukina basket, tennis, umupira w'amaguru, kugenda n'amaguru wihuta, kugenda ku igare, gukora mu busitani, kwasa ibiti, koga, kugashya, kwiruka buhoro cyangwa se ugakora indi myitozo ngororamubiri. Wabwirwa n'iki ko siporo ukora iringaniye cyangwa se ikomeye? Muri rusange siporo iringaniye ni yayindi ukora ukabira ibyuya, naho ikomeye ni yayindi itakwemerera no kuvugana n'abandi mu gihe urimo uyikora. Icya gatanu ugomba gukora nimba ushaka kumara igihe kirekire kubera ko ufite ubuzima bwiza, ni ukuryama igihe gihagije. Igihe abantu bamara baryamye kigenda gitandukana. Abana b'impinja hafi ya bose bakenera kuryama amasaha ari hagati ya 16 na 18 ku munsi. Abana batangiye gutaguza bakaryama amasaha 18, naho abari hafi yo gutangira ishuri bakaryama amasaha ari hagati ya 11 na 12. Abageze igihe cyo gutangira ishuri muri rusange bakenera kuryama amasaha nibura 10. Ingimbi n'abangavu bagakenera kuryama amasaha ari hagati y'9 n'10, naho abakuze bagakenera kuryama amasaha ari hagati ya 7 n'8. Nta muntu wakagombye kumva ko amasaha yari yose yaryama ntacyo yaba atwaye. Ese waruzi impamvu impuguke zavuze ko gusinzira bihagije ari ingenzi? Bituma abana, ingimbi n'abangavu bakura neza, bituma abantu biga neza kandi ibyo bize bakabifata, bifasha umubiri kuvumbura imisemburo neza. Ibyo nabyo bigira uruhare mu kuntu umubiri uvana intungamubiri mu byo turya no mu biri umuntu agira. Bifasha umutima gukora neza kandi bikarinda indwara.
Kudasinzira igihe gihagije bishobora gutera umubyibuho ukabije, ihungabana, indwara z'umutima na diabete, cyangwa bigateza impanuka zikomeye. Ibyo bigaragaza cyane ko kuruhuka bihagije ari iby'ingenzi. None se wakora iki kugira ngo uruhuke bihagije? Aha nkufitiye igisubizo. Gerageza kujya uryama kandi ubyukire ku gihe kidahindagurika buri munsi. Jya uryama ahantu hatuje, hijimye, hisanzuye kandi hari ubushyuhe n'ubukonje buringaniye. Mu gihe uryamye ujye wirinda kureba televiziyo cyangwa se gukoresha ibindi byuma bya electronique. Gerageza gutunganya uburiri bwawe uko bishoboka kose. Irinde kurya ibyo kurya birushya igogora, kunywa ikawa cyangwa inzoga mbere yo kuryama. Nushyira mu bikorwa ibyo bintu tumaze kuvuga ariko ukanguka buri bitotsi cyangwa se ugakomeza kugira ibindi bibazo, urugero nko kugira ibitotsi byinshi bikabije ku manywa cyangwa se kubura umwuka igihe usinziriye, byaba byiza uganye muganga ubishoboye akabigufashamo. Ibi ni ibintu 5 Smartside yari yaguteguriye kuri uyu munsi bishobora gutuma ugira amagara mazima. Ibi bintu 5 nubikurikiza, ndizera neza ko ubuzima bwawe buzaba burushijeho kumera neza ndetse ukarushaho kuramba igihe kinini. Turabashimira ko mukunda ibiganiro na gahunda tubategurira, tubashishikariza gukomeza kuzikurikira munakanda subscribe.